mani ibintu ubwo ntagurutse mbona njya gushaka umukozi Imana ngira dusenge ndabona urugamba rukomeye ndagenda turasenga iryo joro ndaryama maze kuryama burya bucya mu gitondo ngiye kumva numva nk'umuhungu ngo yarapfuye ndasenga mpita njya muri nyubako ndasenga rwego naza ngeze mu rugo rwo kuwa kabiri nibwo bwakeye mvuye gukamisha ahantu gukamisha ukandagurira yarapfuye numva biratetse numva mbose uko bigeze nabyo ntabwo bishoboka kuri yo nari yapfa numva agakora birandinga noneho sohoka hanze n'udutaha nuko nari mu gikari naho ese navuga ko nafashisha kunyikora ku mutwe ni mu gikari nuko nagikari ntabona ariko numva biraneze abantu baterwa bateze ndetse kubwenge bafasha abantu benshi ariko n'ukunda babwira ko n'ukuri kurwarira neza neza ubwenge yambere ikuramutima ambere umwana w'imfura ambere umwana muzima yazaga tukajya inama akaza akamara umunsi wose ejo yambaye kumara n'umugabo akaza atishaka atigaje tukirirwa tuganira tukamugisha inama akangira inama nanjye nkamugira inama ariko bantu ahangaha ni ibintu bitoroshye kubona umuntu ahagaze hafi ukora iyo mbere ahubwo ntabwo byari ni uko Imana nyine yasaba iwawe nta kundi araho birangije rero nibwo umukobwa wanjye ari ku kazi azana na nyirabuja azana n'imodoka n'ahandi ntabwo nari kurira moto ntabwo nari kubasha kurira moto ijambo ry'Imana ngo bikure ngo nibe ko ishaka ntibuko shaka namukunze urenze ko namukunze kuko niwe yisaruriye ibyayo rero rero ashaje namukundaga Yesu abana n'ukuri ntabwo ari bya byo kuvuga ngo urupfu ni abantu bataka umuntu abana ba mbere koramutima abana ba mbere abana bazima abo bana n'umuryango wanjye wose babona ko ari bashiki be Patrick ajya avuga ngo umwana wanjye wa gatatu ngo ni impangare ni ukuri abana banjye byaraturenze ndavuga ngo Mana iyo ntwara n'igihe nshaje ariko Imana itoranya uwo yakunze nigeze kugira ikibazo ngo azi umusaza araremba kandi ntabwo zibagirwa hashika turi kumwe yarwashe umusaza Janvier baramurwaza aba bana ni ukuri ubwanjye twari twabuze igitanda cya shambure ari hahandi haba umuntu yabikomeye ariko Janvier nawe aritanga ntabwo nzibagirwa ineza yawe Janvier reka tuvuge ntabwo nzibagirwa neza yawe Yonere bakana ukuri ambere ntwari ntabwo navuga ibya Yonere nabivuga bukira bugashya Imana izamuha ubugingo izamuha iherezo ryiza ni ukuri ndanamusabiye ariko ndabinginze abantu muri aho ngaho iki ni ikigo neza uwo ari we wese yigira kuri Yonere ntiyigira kuri Yonere yigira kuri Yonere amenye ko umubiri ni ubusa umubiri ni ubusa
cyiza none rero ntabyo navuga usize amahirwe kuko gashira twese twitegura ntawe uzi we Bibiliya n'abanditse aravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, reka twikomeze ku rutare. Kandi umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito nacyo cyuzuyemo imiruho. Ibyago twagize bura Lionel, ariko mu gitaramo cya Lionel kongera kumva irindi humure, tukongera tukitekerezaho. Iryo jambo rikomeza kugaruka mu gihe bagitunganya ubutumwa bwa madamu Lionel, kugira ngo hari ubutumwa hari ubuhamya cyangwa hari ubutumwa ashaka gutanga bitamworoheye kuba ari hano. Namwe muramwumva ahari ntabwo byoroshye. Reka rero muri kano kanya twakire Janvier na mukuru wa Lionel, hanyuma iryo jwi riraba ritunganywa neza, hanyuma turaza kuritambutsa. Koze Lionel gutanga ubuhamya mu bice bitatu, ko umuvandimwe yari inshuti, umujyanama, uburyo kuvuga ibye ntimubone nubwo mbahagaze imbere, ariko ntabwo meze neza ko twitanaga impamvu ko dukurikirana kurusha umwaka umwe n'amezi 5. Lionel yavutse mu kwa gatandatu tariki 2 muri 87, yitabye Imana amaze imyaka 37 n'amezi 6. Lionel yageze Lionel yarize
kuva turi abana twaragendana, ahantu tutagendanye igihe kinini ni primaire twizeho, twiga ku Ntwari akiga Kabusunzu, aho hantu niho tutagendanye cyane. Ubundi tumeze nk'abana b'impanga, buri munsi twabaga turi kumwe, ngakunda umupira ariko we ntawumenye nyine, agakina bisanzwe, ariko akaba ariwe mufana wanjye wa mbere, akaza tugakina, byamunanira akigendera. Nk'uko mubizi abana bakurikira ntibajya babura utuntu bapfa. Lionel twarashondanye igihe kirekire, gira n'amahirwe aba muremure mba mugufi, uko agenda nsumba niko yambwira ko yishakiye. Nuko twakuze nawe, uko twabanye, noneho tugeze imyaka y'ubukure tugira ibyago, tugura ababyeyi turi batoya, aho nibwo ubuzima bwanjye na Lionel bwatangiriye. Ubuzima nyabwo. Papa yapfuye dufite imyaka 8, Lionel afite imyaka 7. Mama papa afite imyaka 15, afite 14. Wasaga nk'abinjiye muri adolesa, urumva umwana winjiye muri adolesa atakaza ababyeyi bombi, agira kwivumbagatanya muri we, akagira ikintu kimuhindura. Ubundi mama akiriho, Lionel inzozi ze zari kuba muganga, ariko nyina apfiriye agira ibikomere bimugeza kure. Ufata akaboko byanga biza gukunda, ankundira aragororoka, noneho dutangira kutugina. Ibuka mama apfa, twaricaye twembi, ndamubwira niyo mwana wa mama, nubwo Minerval ihari, sinizeye ukuntu tubana n'imyaka turimo ko bizavamo. Hari igihe abantu bazatwinura tukisanga hanze, dufata umwanzuro wo kujya kwiga imyuga. Mwene mama ndamuzi, agira umujinya, avoma hafi, atazagira n'umuntu utaza mu rugo rw'abandi bikaba ikibazo. Ngerageze nige ibishoboka, byibuze tujye tuba mufasha. Ko byagenze nama turayijya, aranyemerera, ariko arambwira ati arangiza kwiga nawe usubira ku ishuri. Nanjye ndabimwemerera. Lionel yaje kurangiza kwiga, ajya mu gipolisi, yakoreye igihugu imyaka 10. Muri iyo myaka 10 nicyo gice cya kabiri cy'ubuzima bwe. Ni ibintu byari bigoranye mw'abantu, umuvandimwe wawe yarapfuye, ngira Imana ngo urambabaje. Ubwo bwa mbere natinyutse kugira Imana. Mu buzima bwanjye ntinya Imana, ariko narebye ngo Mana urambabaje. Mutipe niga segonderi, umushahara muke yahembwaga. Ikintu cya mbere yambwiye ngo sinzabura telefone yawe. Ibyo byo kubura telefone ukagenda ukicara ugatuza, sinzabura telefone. Aho yakoraga hose Lionel yabaga ari hafi nk'uko ari n'umuntu wigeze kuvuga atari ngo kuki nkunda kugendana na murumuna wawe, nta nshuti ugira.
ndamuseka ntukiharira uriya ni inshuti iruta izindi nshuti mfite, uriya aranzi kuruta undi muntu uwo ari we wese, uriya twose rimwe, uriya twaragendanye ntaho yigeze ansiga. rero ndize ndarangiza amahirwe yo kujya muri kaminuza, arakiri mu kazi. Ibyo byose ntabwo yigeze ansiga, ariko ansize burundu. Nubwo asigiye murumuna we n'ubwo yarabizi, yajyaga ambwira ngo wowe ibyawe na murumuna we ntabwo nabyivangamo. Abavandimwe banjye nabakundaga nk'umutungo, byagera ku mpanga yanjye ko ibintu twahuye nabyo ndi nawe, twagiye turebana nabyo mu maso njye nawe, ni byinshi. Kwiga ndarangije, ndanashaka, nawe arashaka. Igice cya gatatu cy'ubuzima bwe aza kugira agisida. Buriya amaze igihe kinini yivuza, yaramaze imyaka 3, ubu nibwo yaramaze gukira, nibwo yarataye imbago, nibwo yaratangiye gukora umubiri, nibwo yagendeshaga amaguru ye yombi, nibwo yambwiraga ati noneho ya mishinga iratangiye, ndakize, ikibazo mfite ubu twatangira tugakora ibyo twavuga. Ariko ikindi nyine mama agiye, ibyo twavuganye tutabikoze, ariko ndizera ndashidikanya ko ibyo twavuganye, imishinga twaba dufite ku bantu cyangwa se ku bikorwa byacu, kugura umwana wa mama, nzabishyira mu bikorwa bivugiye aha. Ibyo twavuganye byose nzabishyira mu bikorwa, Imana ishoboye. Yoneri yari umugabo utarwara, usibye agisida yagize nta na malariya, nta n'ibicurane yagira. Ako kumubona agaramye ku makaro, atabuze umurwaza, atabuze umuvura, Oh.